Ikinamico. Muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Umujyanama mubi, wanditswe na Kubwimana Serafine, unononsorwa n'Indamutsa. Bana b'abakobwa bato bacu beza, nimwe babyeyi bejo hazaza. Inzira y'iterambere ryanyu iri mu biganza byanyu, mwiyigabiza abayinyereza ngo babangirize ubuzima babicira imishinga mufitanye n'abakunzi, bababeshya ko babakunda. Kandi burya nugirwa inama nawe ajya ashungura, dore niyo mpamvu Imana yabahaye ubwenge. Nabicishije amatsiko, nimukurikira umukino. Eko ufite ubwoba nubwo iki wito, ahubwo mbwira vuba kuko nutinda umutima urampagarana n'ukuri mu ndima. Oya mutima wanjye wigira ubwoba, urumva guhagaranye ngiye byagenda bite ko kwito? Uko numva ngiye gutengurwa. Kubera ikira ukuntu mpamagaye ngo ntege moto nze hano nihuse, nashaka no kugusobanuza ukanga kugira icyo umbwira, bintego hano kuri mu ndima. Umva, igera hino mfate mu biganza nawe ufate mu byanjye, twumve turi kumwe, ubwoba burahita bushira. Gutya uzi gutengurwa koko. Mbabara shuri wanjye, mbabara rwose mukunzi, nguteye ubwoba. Uri umwana mubi mu ndima. Uzi ko mpamagaye kuriya nkagira ngo ufite ikibazo gikomeye, none nsanze winywera utuje nta kibazo. Ahubwo se banza mu bintu nari nyetse. Uzi ko naringize ngo ugonze nk'umuntu arapfa we uhita uhungira hano. None ikindi naketse cyuranyiki. Nashyitse ngo wateye umukobwa induru kubimbwira. Ko? Ndima nukuri numvaga nta kindi kintu wakanga kumbwira kuri telefone, kuko burya ngo abasore mutinya inda kurenza uko mutinya izindi ndwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Wito Karama, burya ntunyizera? Ndakwizera ariko wirakara mukunzi. Tubareka nkubwire inkuru nziza ngo uhamagariye ubwoba bushire. Kuko wanyizera utanyizera ngenda gukunda. Inkuru nziza mu ndima? Nziza cyane, maze igihe gitari gito ntegereje. Kumbwira. Sheri, Karama, impapuro z'ubutumire rero z'ubukwe bwacu zari zasohotse. Ubwizi rwose, ndazifite zose rwose, nanazishyuye. harya ndatwara zingahe? Ariko zasohokeye rimwe na invitation maze igihe kirekire ntegereje. Aho ntabwo nkumvise neza. Impapuro z'ubutumire bw'ubukwe bwacu zo ndazizi. Yego. Ariko si ubwo bundi butumire bundi wari utegereje n'ubwawe? Imyaka 2 rwose yarishize nyitegereje wito. Igitangaje rero nuko ziziye rimwe n'iz'ubukwe. Akira rero. Igumane yanjye, ibise kandi ni ibiki? Iryo shuri hashize imyaka 2 ndisabye nkuko maze kubikubwira. Nagiye kubona nyine mbona banyohereje zino mpapuro zinyemerera kujya kuryigamo. Hega ndabona bigushimishije. Wito, urarize? Harira se. Kuko wito, mbabarira wirira rwose. Urabizi nanga ikikubabaza icyo ari cyo cyose. Ariko urabizi ko ntako ntageze ngo nshakishe ishuri ryo kwiga mu mahanga, byagiye byanga inshuro nyinshi. Nkabikubwira. None ubonye cyo gihe cyo kugenda rero. Kugeza ubwo mpebye mfata icyemezo nyine cyo kurongora, kwiga nsa n'ubyibagiwe. None se
none rero mukunzi wanjye ubutumire busohokeye rimwe. Amahirwe nuko nta na invitation n'imwe twari twatanga. Ziracyari zose hano rwose uko nazikoresheje ngize. Ndashaka kuvuga ko duhita dusubika ubukwe bwacu koko mu ndima. Uko nyene ubibonye ngomba kwitegura muri uku kwezi. Ubwo utakugatangira ngenda. Kandi rwose nziga imyaka 4. Hanyuma urumva imyaka 4 yose harimo icyago ko mu ndima. Twateganyaga ubukwe bwacu mu mezi 3 gusa wenyine ari imbere. None ngo mu kwezi kumuraba ugiye. Ubwo se koko nzavuga iki? Wito, uzi ko ngukunda rwose. Kandi amashuri ngiye kwiga akaba dufitiye akamaro twembi n'umuryango wacu twifuza gushinga. Wito. Kare. Nongeye rwose kukubaza ikibazo kigira kiti. Uranyizera? Yego. Ariko ibyo gusubika ubukwe bwacu rwose byo rwose ntabwo mbyumva. Ndagukunda, ndanashaka rwose ko tubana. Nyemera mukunzi wanjye njye kwiga. Dore ngeze amahirwe mbona ishuri nziga banyishyurira, kandi bijyanye n'ikoranabuhanga no kuyobora indege maze igihe kitari gito rwose mbyifuza. Bagenda gukunda mu ndima. Nuko rwose. Ariko nyumva. Abantu benshi bazi ubukwe bwacu urabizi. Yego. Inshuti, umuryango, abaturanyi b'iwacu bose bari babuzi. Ubukwe mama yarabubabwiye. Hanyuma se ubu koko urabona nzababwira ngo iki? ubwo ninjye uhoreza icyayi mama. Reka zana ninywere. Uramporeza icyayi boshye akana gatoya katabasha kuba bishyushye. Imbere yanjye uracyari umwana muto Kayite. Burya nubwo uri umuganga uvura abakugana bababaye bagataha banezerewe, imbere yanjye uri Kayite sinabyaye. Uhora uri uruhinja rwanjye. Ndabyemera mubyeyi. Ako se mama. Iyo nka ko yakomeje kwabira buriya mwayigaburiye irahaga. Yewe yari irahaga rwose. Aho ugiye kubyara mwana wa. Gusa ko wabona ugiye kubyara Kayite. Bizantangaza bihuriranye nuko waje kunsura mwana wa. Byagutangaza se kubera iki mama? Mvuze bityo bataragahebuzo. Se igihe cyayo cyo kubyara cyaba kigeze. Ahubwo haguruka mwana. Haguruka de. Ngo natujye hanze. Ubusa umushumba wayo ko adahari ndabigira nte Kayite. Yego, tuza mama. Tuza rwose niba ari ukubyarira byarahumura. Ariko gusa kwijoro wavutsemo inka twari dufite aha mu rugo ariko yabyaye. None uransuye inkirongeye irabyaye. Mama ubwo ndi umunyamugisha nyine. Uri umunyamugisha koko mwana wanjye. Yo yabyaye ahubwo nkabibona. Umunsi yiriwe yabuze amahoro yabira buri kanya. Mama, ndetse imegero urabizi rwose. Inka ndazitinya. Yewe ndabizi utinya inka kuva kera mwana wanjye. Ariko mbega umugisha unzaniye muri uru rugo. Uzi ko yabyaye inyana. Ndishimye mama. Reka mpamagare musaza wanjye mubwire ko inka yawe yabyaye. Ndekera umwana we mubuza kwisinzirira Kayite. Tuzabimubwira ejo. Iki gihe se yaba yaryamye n'ukuntu afite akazi kenshi kugira ngo azagende atunganyije ibyo yari ashinzwe. Yaba yaryamye da. Uzi ko yasezeye abo yakundaga akababara cyane kuko bamukundaga. Harya ubwo gusa bari imyaka 4 yose yo mu mahanga Kayite. Ego baba rero. Bana banjye mukunda kwiga. Ubukwe bwa yarusubitse nibwo bwaciye abantu bose ururondogora inaha ngaha. Ntakubeshye. Iyo mbu umutegeka ntiyari kubusubika Kayite. Ahazazira zarongora ariko musaza wanjye ajye kwigira mama. Ndakuzi ubu naza hano uratangira umubwira ukuntu nyuma y'imyaka 4 uzaba utakiriho maze agenda ahangayitse. Ubundi se nyuma y'iyo myaka yose kuko mwana wanjye ugira ngo nzi ko nzahageza. Ako hagiye wizera Imana mama. Ndayizera. Umwaka utangira ufite ubwo bukarinda urangiza ubufite. Nyamara niba habaho umuntu muzima Imana yarinze kurwaragurika ni wowe.
yewe ni ukuri ibyo ndashima Imana cyane kuko abenshi mu bo tungana ntibakirya umunyu n'amavuta kubera umuvuduko w'amaraso. si ibyo se dore Mukagahizi hepfo ahangaha ahora mu bitaro kandi burya se ntitwiganye ifuwaye twariganye muri fuwaye ariko nanone bivuga ko ntakeneye abuzukuru. ubundi se ubundi wowe bite byawe ko ntacyo uvuga? mvuga iki mama? ariko Kayite ubu ni ababyeyi bose bazajya birirwa bantumira mbatahira ubukwe bw'abana njye ntabatumira nkaho ntabyaye. kuko mama musaza wawe wari waranyijeje ko agiye kurongora urumva ko abiretse ngo agiye kwiga none nawe ngo ntacyo wambwira. ubu se niwe mukobwa wabuze ukubenguka inahangaha koko? ariko mama rwose mbwira rwose muri ba basore bose bajyaga baza kugusura ahangaha ukibina ahangaha mbwira niba nta n'umwe urakubwira ijambo ryiza. mama bavuga ko yihuse yabyaye ibihumyo nyitondesha rwose umuko ushaka uzamubona. ibirenge byawe birakonje rwose. wari uhagaze mu mazi Marisha? byigize hirya rwose. iya televiziyo rwose iramemukira pe. buri gihe usigaye rwose ureba amafilime ukaza unkonjera rwose. nta filime narebaga Samusoni. warebaga iki se? konze kudakunda amakuru warebaga iki? televiziyo nayijimije kare rwose ngo nze kuryama ariko ntibyakunda kubera mwishywa wawe. witonze se yabaye igeze? ewe yahuye n'ihurizo rikomeye. nanjye kandi mbuze inama mugira. iki? maze iminsi ntanga asanga yaryamye kandi nzi ko asanzwe antegereza tukareba agafilime. namubaza ikibazo afite ntavuge. naho mushiki wanjye byamugendekeye bite Marisha? ko witonze afite umusore bamaze igihe bakundana. ndamuzi nkunda Imana umusore witonda cyane kandi w'umuhanga. simuzi se? ibyabo rero byajemo kidobya. iki? bapfuye kize kandi ko abana bubu ntazi uko babaye koko. ejo bundi ntibari kumwe hano batubwira ko bateganya kubana vuba babihinduye bateze. nta wanze undi muri bo ngo baracyakundana kandi na gahunda yo kubana barayifite ariko ubwo umusore ngo yagize atya asaba ishuri ryo kujya kwiga mu mahanga atabiye umukobwa. aba barabimwemereye ubwo rero ngo agomba kujya kwiga. none se kwiga ni bibi cyangwa ni ibyo kwishimira? si bibi ariko nawe uri uwitonze waba warasamusoma. wabaswa n'iki se? imyaka ine yose umuntu ariyo bigwa ngo ariga asize asubitse gahunda y'uko mwari mufitanye. none se ko umukobwa akubwiye ikibazo afite hanyuma wowe umugiriye iyihe nama rero? nyine ntibyoroshye kumugira inama. mbese nagoragoje ariko birangiye mubwiye gusaba umuhungu gukora uko ashoboye agasiga babanye. niba bateganyaga ubukwe mu mezi 3 babwigize imbere bube muri uku kwezi kumwe azagendana. ariko muranyumvira Marijanira? ubwo no kugira umwana inama koko? ariko Samuso we wakwizezwa n'iki ko umuntu ugiye mu mahanga azagaruka? ntacyo umumariye ahubwo umuteye umutima mubi rwose. ubona umutima mubi uteye mu mwana. nzira Samusoni ntukumbwiye n'ubundi nari nivanze. oya nicyo dupfa Marija. nuko iyo nkubwiye ibyo wakoze bitagenda neza urandakarira ugashyira hejuru. uwitonze arakwizera kuruta uko anyizera kandi njyewe ndi nyirarume. niyo mpamvu ari wowe rero yabwiye impungenge ze. aho kuzongera rero wari kumukomeza ukamubwira ko kwizera uwo bakundana aricyo cyonyine kizakomeza urukundo rwabo. ntumushore mu gutegeka umuhungu ngo asijya amurongoye. gusa byumva ari byo. nuko nabyumvaga rero. ariko ubundi impamvu ifatika ituma asubika ubukwe ni iyihe koko? ko atabuze amafaranga babukoresha. uriya musore amaze igihe kirekire rwose afite akazi keza. ariko ntabwo arasubika ubukwe ntabwo ari byo. Oui, njira. burya nimwagiye mu kiruhuko cya saa sita bose? Akazi karahase kugira ngo kangurira Jaffe. aya ni ya madosiye yabasabye akazi kuri wa mwanya. ndagira ngo muze gucishamo amaso. Okay.
hanyuma se wabikomeje nabo mukorana Jave? Icyo nshaka ni ubufatanye kandi mbiziho ubushobozi bwo kubikora neza. Niba mubiduhereye ububasha nta kibazo rwose. Ndakwizeye aho mufatanyije nta kibazo. Akose mwagiye kuruka ko mbona munaniwe cyane. Nyengera urwo rujya ngo mubwire Jave. Komune y'ubwo muyobozi niki mushaka kumbwira urugero ukinze? Ahubwo ngwino twicare hara ku ntebe nakira abashyitsi mubwire. Okay, nta kibazo. Jave, ni amahoro se ko mbona amarira abunga mu maso? Uracyari umusore ndabizi, ariko ngiye kukubwira agahinda kanjye kuko maze igihe kinini mbitse ibintu binkomere mu mutima wanjye. Agahinda? Numva byenda kuzansaza pe. Ihangane ndabibona ko babaye rwose boss. Bajya bavuga koko ngo urugo rube rurutwa n'uburoko nkagira ngo ni ay'abasore, ariko maze kubibona pe. Ayiwe, ko nabonaga madamu wazakukureba ngo mutahe nimugoroba nkabona musa n'ababanye neza, se ikibazo ni iki? No gusa n'ababanye neza nyine, no kwanga ko hari umenya kari mu nda y'ingoma ariko ntitubanye neza. Uhamugana kari ku mutima kamenywa na nyirawo. Uriya mugore aranzengereza. Arakuzengereza? Ku buryo ashobora kurara avuga ugacya agasinziriye. Ibyo nabyihanganiraga, ariko noneho yadukanye gakungu n'abagore b'abasinzi ngo biganye muri za kaminuza, ngo bashatswe n'abagabo b'abakiri, agataha atinze yananyoye. Kandi gusa urabona ko dufite n'abana bato baba bamukeneye. Gutaha atinze no kunywa inzoga byo ni ikibazo koko. Kandi kumvikana nawe birangora. Ariko se gute kandi? Nukuri ntanyurwa nuko turi. Ntacyo nakora ngo yishime ariko ntashima. Mana yanjye, arashaka imodoka ihenze, iyo yava kuri mode hadutse indi naye akabara yirarikiye. Hakwaduka indi agataha avuga ngo bawini, ngo baboni, ngo bafani batunze imodoka zigezweho. Mana we, arashaka kuba ubuzima bwo hejuru. Mbese njye umenya nziyahura gusa ntakiye. Oya kandi oya bose ntimuziyahurire rwose nyakubahwa. Ndabasabye ntimuzabikore. Mbese mu by'ukuri urabona ko niyo akazi bampaye narayimurikiye. None se arashaka iki kintu? Nkagenda muri ya yindi itsiriritse twari dufite kugira ngo ngire amahoro. None ntanyurwa? Iyo abonye rero noneho hari uwubatse inzu nziza, andasa kunkeye ngo kwa runaka bafite inzu nziza igeretse, none twe tuba muri nyakatsi. None se nanjye icyo nayigiye kukubaza, iriya nzu yanyu koko niyo yita nyakatsi? Nuko bimeze. Mana yanjye we, ntacyo nkora ngo agishime. Yewe bose ni ukwihangana, ni ukuri mukongera ibiganiro mugirana. Ndabona nta kindi mwakora. Ntako ntagize Jave, nsigaje cyo ukora kumutorera inshuti, ubundi nkamuta nkigendera. Oya nzaturongera n'akazi nkareke rwose singiye kuzasa. Oya nanone muyobozi rwose ntiwabikora utyo. Waba uhemukiye abana bawe ntawe utiretse kandi ndetse n'abakugiriye icyizere bakaguha kuyobora iki kigo. Abana bo aba babiri oya ntibazanana. None se uzabagira ute? Nzabamutwara nturongerane nabo kugira ngo ubone ko mbabaye. Iyi si impeta y'abashakanye. Ugiye kubigira ute? Kurema imbere yawe n'ubundi nta rushaka uruzima mfite. Reka rero nkubwire bose, ni ukuri iyo nama sinayikugira. Gerageza ugende umwegere muganire mubikemure. Nganira nawe mubikemure pe. Icyatuma niga neza rero nuko nagenda ubishaka kandi nabyishimiye witonda. Ariko nkubaze nkundima. Mbaza rwose ndagusubiza. Ko babivuze ukuri burya ngo agaha kari ku wundi karahandurika. Iyo aba ari njye wari kugutungura nkakubwira ngo ndagiye, wari kubyakira ute koko? Byari guterwa n'ikikujyanye. Hari akazi cyangwa kwiga rwose ntari kubyakira neza.
yego sinavuga ko nari kwishima ariko nari kukumva rwose kuko ndagukunda rwose kuruta ibindi byose mukunzi mwiza. So kuvuga rero ugiye ko ntagukunda ariko sindabyumva n'ukuri nkundima sindumva kuri urarugiye aho nzongera kukubona amaso ku maso nyuma y'imyaka 4. Tuzakumburana ndabihamya ariko wumva rwose tuzajya tuvugana. Nzajya nkora uko nshoboye rwose nkuvugishe kenshi kandi wito nzaza duhita tubana. Mbabarira rwose wirira mukunzi wanjye. Erega ndagerageza kwihangana bikanga nkundima. Nkora iki se koko ubu ngubu? Deka ndire nako ndanacyashye. Oya wigenda umeze utyo wito. Ndekura nkundima ndekura ngende. N'ubundi sindi bubasha kuguherekeza kubera ijoro ribugenda. Kuki kuko batagwaye itike ya saa 8 z'amanywa bakaguya saa 8 z'ijoro. Sinakurekura rwose ngo ugende umeze utyo wito. Hanyuma se wandekuye nkagenda koko nkundima. Sinakurekura ahubwo reka twicare tubanze ducoce ikibazo ufite. Erega nanjye kugusiga rwose ntugire ngo biranyoroheye mukunzi. Ko numva nanjye ngiye kurira se ubu ngubu koko wito. Uko amarero yawe rwose ashokera ahangaha wegamiye ku gituza cyanjye niko numva umutima wanjye waye nkushishimutse. Mbabara sinshaka kugenda ubabaye. Gusa kuva ntamenya ko uzagenda nagerageje kubyakira birananira pe. Nagerageje kwemera ko ubukwe bwacu busubitswe ugiye kubanza kwiga ariko bikanga bikandemerera. Umuntu nagishije inama ni Mukamaru ibyo yambwiye warabyanze none unsize urya koko kuri ndima. Ibyo yakubwiye n'igihe cyari gisigaye rwose ntibyari gushoboka gutegura ubukwe mu gihe kitarenze ukwezi kumwe tugashyingirwa rwose nawe byumve ni nko gusara. Ariko ko twabiganiriye bihagije ukabyumva icyo umirutse koko ndi bugende. Mbabara n'ukuri nkundima ndakwizera ariko arakwizera kujyana no gusa ubu se koko nizeye icyo ugeze iyo ngiyo. Umva wito icyizere utamfitiye ubu ntukeke ko wari gukingirira ari uko ngo usize uri umugeni tumaranye umunsi umwe cyangwa 2 ngo nuko gusa ngo usize witwa Mukankundimana. Akira telefone yawe barakwandikiye. Sheri we Bega ibi ni mari nkoreye we Yiwi Mufiko tansize ndi umushomeri we hahandi wakoze ikizamini bakwandikiye ko watsinze wita. Yego nkundima akira nawe isomere Mana urakoze we urakoze mana we. Nisurijijwe n'ikize kandi ubu nisubaka akazi mbonye unsize kandi ko kazamarira iki. Ya kazaguhuza maze imyaka 4 rwose ihinduke mikeya nze twibanire mukunzi wawe. Urakoze mana. Ariko ko nakunze urashaka w'icyo wabe genda uryama mu mahoro. Ndanze ugomba kumbwira umuntu waduteranije. Aduteranya se ashaka icyo bwabwi ibyo ukora ntibihagije kuduteranya. Nukuri mbabarira akabari nyine ndemera amakosa mbese nahuye na bagenzi banjye baranshuka nsomaho gake nuko polisi iramfata. Ariko wabe Karame uranzi cyangwa tubana utanzi. None se nyobaye kuri umuyobozi. Tekereza rero ko imodoka bafata ngo wasinze ari yakazi bahaye umuyobozi. Ariko naye wikabye sinari nasinze rwose nari nasomyeho gake. Ubwo abapolisi nibo bibeshya. Nyine ndemera amakosa ariko wimpanisha kurara muri salo n'ukuri. Ngwino urya. Nishaka kuryama ndajya kuryamaho naraye ejo wabe. Wumvise ndeka winkora ukandi winkora gukumana. Ariko se ubwo wambabariye koko uzi ko n'abana babimenye ko ejo waraye mu cyumba cy'abashyitsi. Ubundi nuko ari abana banje wabi
nari gutorongera nkagenda ntuzongere no kumbona. kabari mbabarira nukuri ndihannye nukuri imodoka yawe y'akazi ndayigusubiza nta nubwo nzongera kujyana n'abagore nka Winnie na Yema bakunda inzoga. Wabe karame ubu nze rero mbwira ababyeyi imibanire yanjye nawe uzi neza ko ababyeyi bacu ari inshuti kugira ngo tubane babigizemo uruhare bifuje ko twubaka umuryango mwiza ubahisha icyubahiro. Naraguhishiriye bihagije rero ujyana unyereka ingeso mbi ntari inkuziho hari n'izo nagendaga nyihangana nk'uko nanjye hari izo wanyihanganiragaho ariko umugore w'umusinzi we sishobora kumwihanganira. nukuri mbabarira akazi karakuraniye kubera imyitwarire yawe mibi none n'abana banjye ntushobora kwicarana nabo ngo barere. nukuri nuko nakoranaga n'abo bagore bakanshuka kabari ariko sinzongera nzivuyeho uhereye ubu ngubu ngusabye imbabazi kabari ndapfukamye nunshakira kandi kazi sinzongera. ubu koko ngiye kuzicwa n'agahinda kubera wowe ntacyo usaba ngo usingikore kugira ngo ukunde unyurwe sinanga ngo usange mu rugo abana ubwawe barakubura kandi utagikora kubera ibyo bigari by'abagore wirirwana nabo babasinze. kabari ndakwinginze nsabye imbabazi mugabo wanjye nkunda. haguruka rwose atagira umwana ubyuka agasanga upfukamye imbere yanjye. gira vuba banza umbabarire sheri kandi wongere wambare impeta twambaranye nukuri ndihannye sinzongera sheri mbabarira. urakoze kundamiza ikivuguto Mukarura. urakoze nawe. mbega ikivuguto kiryoshye gahorana amata ku ruhimbi muvandi. yego tese urakoze ngaho ngera ugotomera. si ibyo umbwiriza uranzi ko nyakunda ka nyirahu. naho ubundi uranduse Nyiramina. ni ukuri maze iminsi nshaka kuza epfo ngiyo iwanyu simbura ibimbuza. ese yewe nanjye nuko nje maze iminsi mbigambirira bikananira nukuri. urabizi mba nisiga nkisanga ndabizi urugo rwanjye ndubamo njyenyine twahirira amatungo imirimo yo mu murima n'indi yo mu rugo byose biba bindi ku mutwe wa. ahora niki njyewe ahangaha mpafite inka irampatse wa mubyeyi we. ni ukuri sindeba ku ruhande kuko umuhungu uri ahangaha akorera ijisho. ibyo ni ibiki mba ngomba kumuba hafi kuko yitahaze ari twe ari abaturanyi ntawe usinzira irabira nuko reka ibaha gikamwa amata aryoshye wa. aryoshye byo n'abakozi umuntu yohereza rero mu murima bisaba kubaba hafi utabakurikiranye wazasarurira ku rutaroda. ni ukuri yewe Mukarura ndabizi rwose naho ubundi uretse imirimo nta kindi cyambujije kuza kugusura ngo tuganire ku kibazo cy'abana bacu. ndabizi abana se Nyiraminani umuhungu wanjye yaraye ampamagaye atikize arambwira ati mawe ubu ndibwota amasimbi. ntese aho ngaho ni hehe ati naho nagiye kwiga. nese niko hitwa maze aranseka ye karavatembagara ambwira ko ariko abantu bino iwacu bita mu mahanga. ese mama yakubwiye se ko yamenyereye? ngo aramenyeye kugeza ubu witonze wanjye ntaramenyera. amagambo avuga inaragenda akamugeraho iyo mu mujyi avuga ko ngo umusore yamubenze wa impapuro z'ubutumire zarasohotse. baravuga ariko ni ukubwira uwo mwana ko amagambo yose avugwa yuko adafite ishingiro ko adakwiye kumutesha umutwe. arabizi ko umuhungu wanjye amukunda kandi atamubenze nk'uko babivuga. w'abantu bino urabazi neza Mukarura. ndabazi uzi kubona abana baravuze ko bafite ubukwe mu gihe gito tukabimenyesha umuryango mu kandi kanya ngo barabisubitse umusore agiye kwiga. ndabyumva rwose ariko rero icyangombwa ni uko bombi babyumvikanyeho. abana bakundanye kuva ari bato baraziranye bihagije nta mpamvu rwose yo guteshwa umutwe n'amagambo. ahubwo umwana wanjye yagize amahirwe ntiyabinaha muvandi naho ubundi yari guhura n'ibibazo. ni ukuri
ereka Nyiraminani nta wabuze inyomza kuyomba kandi ariyo kamere yayo. Abavuga nibavuge bazageraho barushye bazaruha. Nkundimana akunda witonze, ni ibintu tuzi nk'umuryango we twese kandi niwe yatweretse nk'umukazana wacu. Suko ngira ubwoba rero. Nuko hanyuma se waretse bakagushyiraho ifi ko nzi kuyikunda cyane Marija. ifi iratinda twataha bwije. Ngaho musore udushyireho zingaro hanyuma n'igitoki ubuzima bwacu. Kandi ni ukuri mwakoze kwitabira ubutumire bwanjye. urabizi ko ntapanga kukwitaba. Nyine nabonye dushobora kuganira mu rugo hakagira utwumva, mbona marume y'umwana cyangwa se umukozi ushobora kutwumva, ariko hanganizeye rwose neza ko ntawe twumva. Teze amatwi wito kandi nagusezeranyije ko uvuye mu njyanama. Ubushize nakubwiye ko mbona umuyobozi wanjye asa n'unkunda. Nanjye nakubwiye ko nta mpamvu yo gusubiza urukundo inyuma. Urabimbwiye, ariko nyine mba numva namubwira ko mfite fiancé Marija, ni ukuri bitazambana ihurizo. Ubwo wamubwira iki? Wabwiye ko umuyobozi ukomeye ko ni umuyobozi ukomeye unazwi rwose, ariko urumva naba mpemutse pe, mpimeka nkunda nanjye ngatwarwa n'urukundo rwe, naba mpemukiye Nkundimana Marija. numvira witonze ariko ntego zibona abana koko. Wakwibonera umuyobozi nk'uwo ugategereza umusore w'umusazi wagusize asubitse ubukungu agiye kwiga koko. Ariko nawe ariko namwemereye kumutegereza, kandi Nkundimana arankunda nanjye nkamukunda. njye numva imyaka ine myinshi biboneye ugukunda bitakubuza kunezerwa ubito. Ubuzima ni bugufi rwose. Erega nubwo mbona asa n'unkunda, ashobora kuba afite ikibazo Marija. Uzi ko ari ubwo namushyiriye amadosiye asinyaho ngasanga arasa n'urira we, agahita ahaguruka akampobera cyane, ubwo nkagerageza nyine nanjye kumuhoza, ngira ngo yapfushije nk'umuntu. Arangije arihanagura neza asaba imbabazi, arambwira ngo afite ibibazo mu rugo. Abasore ngabo baba barasaziye iwawe se kugira ngo ababyeyi ntibamutesheje umutwe wa rugo. Fatiraho wakigoryo wakwitwarira. Nkundimana w'indangara azasanga ubyaye nka kabiri kose. Natinye kumubaza urugo avuga niba ari urwe cyangwa ari urw'iwabo, ariko umurebye ni mukuru, wabona afite umugore we, kandi gushakwa n'undi mugabo utari Nkundimana nabyo simbiteganya Marija, singiye kukubeshya. dore ni Nkundimana ayiwe, wasanga ari yambuze we. Alo, wito ni amahoro ko nakubuze? Sheri mbabarira cyane rwose, najyanye ahantu na Marijane sindataha. Ubwo uri kumwe nawe ndaruhutse. Nibazaga impamvu rwose utafunguye murandasi ngo tuganire nkureba, kandi uzi ko buri munsi rwose mba ngukumbuye. Njye singukumbura buri munsi gusa, ngukumbura buri segonda, buri munota. Nkundima ndakubwiza ukuri. Ubwo uri kumwe na Marijane reka mbareke muganire rero, ubwo turavugana ugeze mu rugo. Ndagukumbuye Nkundima. Nanjye ndagukumbuye kandi ndagukunda. Ubito, ngaho uganira n'umuntu mukuru akungura ubwenge, turasubira. imvura yari inyagiye yabuze gato. uwo muntu se uvuye gusura kwa muganga usanze ameze ati? Yewe ntameze neza pe, Imana yonyine niyo yahamukura. Paul, ariko rero sheri reka nkubwire, nubwo winarwaje nyina, ye baba we, abandi baradusize pe. ko badusize hese kandi? Ubwo nyine twavanye kwa muganga tunyuriwe, mbega inzu babamo Kabarisa we, sinzi abantu bakura amafaranga n'impamo y'Imana. Sheri uzi ko inzu yabo igeretse nka gatatu, ifite nive 3 n'ukuri, na pisine hafi aho, na jardin nziza y'akataraboneka. Umva ahubwo rwose abantu babura aho bifotoreza ku bukwe bwabo, bashatse bajya ku mutire bakahifotoreza kuko hararabagirana. Hanyuma se wowe utuyuhagaye iki mugore mwiza? Nyine urebye ni ukuri yishimye cyane kuko namusuye, anyemerera kuzaza kunsura, ariko nyine nagize isoni zo kuzamuza n'iwanjye
ugize ngo icyo wabi ukomana urakajwe n'iki sheri ubu rugo ruteye isoni ku buryo utinya kuzana inshuti zawe ngo zigusure rero ariko ni ukuri ntukandakarire nyine simvuze ko ari habi nuko mpagereranyije n'aho mvuye umva uzajya kubayo rego ubwo urarakaye wabe hari igihe nzarambirwa nkigendera singarucya ariko kabari nk'ubwo kuko ubugira ngo simvuga ibyo nabonye niba mvuze ko nasuye Winnie ngasanga aba muri etaje igeretse 3 ngasanga iyo hari pisine hari imodoka 5 zirimo n'izigezweho ubu ngubu ubwo kuko ndakosheje mbabara uceceke wabe nta na rimwe ndumva ushima ibyo tugezeho urumva igihe cyose ubura ari cy'iby'abandi ariko uvuze ko nyirurugo mbisa nigendere njye sinshaka kongera gutongana nawe tudapfa gusa niba wumva umugabo wawe atakubonera ibyo byose wifuza nawe uzabyikorera ushaka ibyawe urakora ariko nk'ubu koko ugiye kabari ugiye kandi ubona imvura igiye kugwa ari nyinshi uriya mukobwa ko mbona agiye atarwambaye agiye Marija ngo ku kazi baramuhamagaye ariko si ako kazi gatuma witonze ataruhuka ni kazi nyabake koko reka umenya ko yungirije umuyobozi oya ibyo witonze reka tubireke ubu rero ndashaka ko dusura mushiki wanjye mu cyumweru gitaha muri weekend ariko yego ariko se ubundi ikintu gituma ushaka gusura mushiki wawe byihuse ni iki ngira ngo urabizi ko Nyiraminani ari we muvandimwe wanjye Nyiramarija ndabizi tukaba nta mubyeyi tugira kuri iyi si mbamukumbuye rero kandi ubu yo mvuga ngo tujye iwanyu wari kubisamira hejuru ntukambeshyere Samson ntukambeshyere rwose si yo telefone si yawe irimo gusona Marija witonze yibagiwe telefone ye Samson ubu se ko mbona ari Nkundimana umuhamagaye ndamubwira ngo iki nitaba umubwire ko yayibagiwe nyine amubwira ko agiye he Samson iki agiye he umubwire ko agiye ku kazi nyine mwitabe yewe dore iracika kongera agahamagara kandi abakumbuye umukunzi we hitaba gusabye imbabazi wito mbabarira rwose nanjye ni ukuri mumbabarire ko natinze kubitaho kubona moto ntabwo byari byoroshye dutuye ahantu hategereye kaburimbo nta kibazo ubwo urakoze kuza gusa ndacyagusaba imbabazi z'uko nitwaye nk'ubonye ariko simbyumva bose ufite ikihe kibazo nakubwiye ko mfite ibibazo mu rugo ariko ntumbaze byinshi ahubwo mbabarira rwose wongera umpobera unkomeze mana we ko numva umutima wenda kukuvamo bose urakoze cyane wito kandi ndacyagusaba imbabazi umukobwa mwiza umenya ari Imana yakunzaniye kuko kuva nakubona mbona uri ubuhungiro bw'ibibazo mba nahuye nabyo aho ntaha ihangane ni ukuri nta kibazo kandi ndakwinginze ntihongere ko mbabarira sinongera wito gusa sinakubwira ko ntazongera uzantera isoni rero cyangwa ujye utuma ninjira muri ofisi yawe mfite ubwoba kandi akazi nshinzwe rwose ntaho nayihungira mbabarira ni ukuri wito kandi ndagusabye ntukeke ko mbiterwa n'uko nkuyobora mu kazi cyangwa ko kubera bene b'abayobozi bitwaza ijambo bafite bagakoresha abakozi ibijyanye n'irari ryabo n'ubundi igihe maze nkora hano izo ngeso sinigeze nzikubonaho wita ibi byose mbiterwa n'urushako rubi ngo urushako witonze karame uwabeza namushatse mukunzi ariko maze kubona ko ntari imuzi nashutswe n'ababyeyi baduhuje nanjye nkibona urukundo ruza rugurumana sinafata igihe cyo kumwigaho ngo mumenye none ngiye kuzasara yewe ni ukuri nimwihangane wito karame nkumenya nkugora gusa uko nkubonye numva asa n'uruhutse mu mutima kandi nkumva ngomba kukubwira ibibazo byanjye nta kibazo ni ukuri ujya umbwira byose bose
ujye umbwira ibikugoye kandi niteguye kugufasha. ariko ndashaka kugira ikintu ngusaba Wito. Ndakumva. Ntukanyite boss, njye unyita Kabarisa niryo zina ryanjye. Ubwo sinzabishobora koko cyangwa abantu bazumva nkuvuga mu izina umuyobozi koko ntibazagira ngo nshire isoni? Oya, sinjye ubigusabye se. Ndakoreba nkumva rwose ndatuje n'ukuri. Akose ubwo koko biterwa n'iki? Ubanza ngukunda Wito. ugize neza urampamagara Nkundima, maze iminsi rwose nibaza icyo wabaye. Wumvaga narabaye ikize mushiki wanjye? Nawe si umuntu nasuye mama twarasezeranye ko nzaguhamagara mukavugana, nkamaraho iminsi 3 yose twarakubuze. Yewe nanjye sinjye burya twavuganye ndi mu nzira ntaha bisi nyine nari nateze uwo munsi niyo bantwariyemo telefone yanjye. Burya nayo haba abantu bitiza telefoni z'abandi. Ku isi yose abantu ni kimwe, ntihabura abameze nk'abo. Amakuru y'iminsi se mushiki wanjye nkunda, umukunzi wawe Jafet araho? Amakuru ni meza ni ukuri, Jafet nawe araho, gusa muri iyi minsi simubona, arahuze cyane, yahinduye akazi. Urabyumva ko aho yagiye gukora ari mushya ataramenyera. Ko mutinze mu nzira, mutegereje ko nzaza? Imyaka 3 gifitiye ntiyashira ndakurahiye. Nitwihangana tuzamara umwe. Ni ukuvuga ko uzaza tumaze 2 tubana. Zaza nsanga unafite umwishywa wanjye rero. Ariko ubwo koko ntushobora kugiramo ikiruhuko Nkundima ngo rwose tugufasha tugutegurira ubukwe uzaza urongora usubireyo? Urumva nawe mpemukiye umukunzi wanjye koko Kayite? Ibyo nibyo nanze rwose, gusiga Uwitonze mu rugo wenyine ari umugeni. Shandi mwana ko wamuteye irungu. Ngerageza kumuba hafi uko nshoboye, kandi ndamukunda mu by'ukuri Kayite. Niyo mpamvu nshaka kubana nawe mari wese tugafatanya ubuzima. Basi uzaze mu bwanjye na Jafet Nkundima? Aho rwose birashoboka. Nindangiza umwaka wa 2 nshobora kubona konji y'ukwezi. Naza nkagutanga rwose mushiki wanjye nkunda. Ariko ndagusabye ntuzabibwira Uwitonze. Kubera iki Nkundima? Urashaka kuzaza umutunguye se? Umva, ushobora kubivuga hanyuma kuza ntibinkundire akababara. Ko nkongoreye ngira ngo ntituri twenyine kuri telefone ra. Nyine ushobora kubimubwira hanyuma nyine urumva ntabonetse yababara. Kandi sinjya nifuza rwose ikintu kimbabariza umukunzi. Marija, ngaho mbwira uko umeranye na marume wa nyuma yuko mushwanye bikomeye mupfagewe. Yarandakariye nyine ageze aho yumva ko kuva iwacu ari uburenganzira bwawe. Gusa uyu munsi yagiye iwanyu, sinzi uko mama wari bubyakire. Ariko yarandenganije, niba sinari nshyigikiye ko wigira ahantu ushobora kwisanzura yari kubinziza koko. Ariko rero Uwitonze nukuri ndatangaye. Hanyuma se utangajwe n'iki Marija? Iyi nzu si koko numva kuba nko mu kazu gato, naho rwose wagira ngo uri mu rugo rubamo umugabo n'umugore cyangwa umuryango munini nawo wabaherwe. Koko inzu y'ibyumba 5 byose, ese uyiraramo wenyine ma ukumva umeze uteko kuwita? Marija, urabizi niwe munyamabanga wanjye, ukambera n'umujyanama nizera. Mu by'ukuri njya kuva iwawe nangaga kuguteranya na marume. Yari amaze kukunziza kenshi ngo ntinze ngo nkora muri weekend, ngo sinjya gusura mama, kuranshyigikira mu mafuti, ibintu nk'ibyo. Yewe nubundi byari bitangiye kuba ibibazo kandi mbona nyokora magufuhira bikomeye. None se ko wampumuye amaso buriya numvaga nahora hariya mu rugo abandi bambwira ngo dusohoke cyangwa tujye kubyina, nkumva ntabishobora. Hanyuma se ukazarya ubuzima ryari ko kuwito? Niwo mwanya ubonye wo kwiberaho neza di. Boya wanagize amahirwe cyane Nkundimana asigura umukobwa atagusize muri urwo rugo rwe cyangwa ngo gusigira inda itangire kugukora uri na wenyine. Hakuze kari byo koko Marija. Yarakoze rwose yanga inama ari wangiriye mbere yo kunsiga mu rugo.
bwari ubwoba bw'uko utari ufite n'akazi rega ngo wihe icyo ukeneye cyose. ariko rero ufite ikihe kibazo wito ko wimyoje? nubwo nishimiye ubu buzima ushobora kuzanteranya n'umukunzi wankunze nkamukunda. mu by'ukuri byatangiye ari ukumugirira impuhwe kubera ibibazo bye, tugatindana muri biro tukaganira, ubundi akansaba kumuherekeza ahantu hatuje muri wikendi, hanyuma nanjye nkamujya inyuma tukajyana. ariko ntakubeshye, kwifata imbere y'umugabo mwiza unafite amafaranga byarananiye Marija. ibyo ntibikise kandi wito Marija, uri mukamarume ariko uri n'inshuti yanjye ntigeze mpisha ibanga na rimwe, kandi ungira inama kenshi. ariko ubucuti bwanjye na Kabarisa bwarakomeye pe, kandi naho namenye ko ari umugabo ufite umugore kumwikura byaranze. yaba umusore mukabana ntacyo byari kuba bitwaye rwose, ariko niba ari umugabo ufite umugore ni ikibazo. none se ubu ko nubwo yubatse uhe byacu byarenze imbibi singiye kukubeshya. yewe wito mbese icyo kigikiye ni uko usohokana n'abandi bantu urubyiruko mungana. washaka kubyina ukagenda ukibyinira rwose, washaka icyo umubashije kwigurira ukakigura kandi ugasangira n'abandi. ariko ibyo guca inyuma nkunda imana ugukunda byo rwose simbishyigikiye, ni ukuri simbishyigikiye pe. yego iyo ubona undi mugabo ukujyana byo ntari kugushyigikira ukigendera, ariko kumuca inyuma n'umugabo w'abandi umva ntabishyigikiye rwose wito. nyine nanjye sinigeze mbyifuza pe, ariko byambayeho nta kundi. none se n'iyi nzu niwe wayikuguriye? aha niwe, n'amajoro natahaga cyangwa nkagenda muri wikendi niwe twabaga turi kumwe. sobanurira neza, ubu yakugize nk'umugore wa kabiri rero? nabikubwiye Marija, byatangiye ari ukumbwira ibibazo byo mu rugo rwe. mbese umunsi umwe yarampamagaye musanga ku kazi, mpageze akinkubita amaso yarampobeye. muka uri mukamarume ariko yanjye nturi n'inshuti y'ishiba ntigeze ntimangana ari inama handungije ariko nakabati bwanjye Kabarisa pe arakomeye, kandi namenye ni naho umugabo ufite ko ari umugore tumugura kumwibutsa byaranze. yaba abana ntasore mu kuba ntacyo byari twari niba umugabo ariko ni umugore ufite ikibazo ni uko nubwo nese ubatse ngo yubahe byarenze byacu byingiye ko imbibisi kubeshya. icyo cyese gisohokana no kubantu n'abandi mu ngabyiruko akakubwasha ndukibyina ukajya kose ginira washi umubashaka icyo ukakije kwigura kandi ugasanga kandi ngira nawe uce nyuma kibyo kumana ubwo mundi byo kunda se si kigikimbi uri n'ukwishyigikimbi kepe ye ndi mugabo yibona nabyo kujya gushyigikira ariko kugendera cyuki ariko inyuma no kumuca bandi mugabo wumva ikero nkabishyigito bose we ne sinigeze nanjye sifuza kuzimbyife ariko hayeho byambundi nako yenzo none se buriye wayiku niwe Ronata n'amajoro amwe nkajya hagake kenge ndamuri twandi niwe kumva gaturi so neza amurira ubu nk'umugore yakugize rero kabiri kubwiye nabi Marija byatangira ibibazo yari ukurugo ruzo byo mu musu mbese umumagara mgahuka imusanga kazi zaki mpage maso nkubitamo ho yara uri beye marume muka yanjye ariko nishiba nifite ntigeze ngana ari inama hando ngi kati bwanjye kubusha ngina ka ari warisi arakomeye pe kandi namenye karu ndi naho tumugore mugabo ufite kurabye kumwe byara ya umusore muka ntacyo byari kuba bitwaye abana ntabara umugore ariko ni ikibazo ufite umusore nese ubuko byacu byarenze ko yubatse uhebingiye ko imbibisi kubeshya wait ese icyo kigira ukonsohokana y'iki bantu no kuzungana n'abandi ndo kwibwasha usinuka jya akakubya washinira nk'ubashi shaka icyo kashe kwigurira ukakigura ugasanya uce nyuma abandi kangira nawe kibyo kose si ndi imana uko kudabyo bishyigije n'ukigiki uri imbishye kepe ndi mugabo uyibona unsimba ariko kwigendera nabyo ariko gushyigiki kujya nyuma n'abandi kumuca umva mugabo wawe abishyigije bose wito ikero sinigeze nifuza nanjye nyine zemji ariko be hayeho nako none se no byambuye yenzo ni buriye undi wayiku
aha niwe Ronata n'amajoro genda muri haga cyangwa nkajya agaturi kendi niwe twaba kumwe amurira neza ubuze nk'umugore resipi yakugeze wa kabiri Marija kubwiye byataye nabi kumbwira ibibazo ubwo yari ukuzo byo mu rwe mbese umumagaye umunsi umwe ukamwera mpagere musanga amaso za kinkazi mpozo uri yarankubita mukambeye ariko yanjye ntumara nishiba uri nefite ntigeze kangana rishi handungira inama ke tibwanya kubushaye pe arakomeye ari nakabandi wari sinamenye ni naho gore tumuga umugabo ufu yawe byaranze kurabye kumwe ntacyo byari kuba bitwaye sore mukaba umugabana ariko ni umugore kibazo wese ufite byarenze yacu byatse ngo yube uko n'ubuhe ngiye ko mbibisi kubeshya oyi icyo kije bese iki sokana nuko abantu n'abandi mu ngano washakira uko kino kaje kose akakubwenda ukiba washaka icyo nkubashinira kiguru ukaka kaje kwibwira nawe ugasanga ucenyuma se si bandi kibyo ko nkundi mukunda amana uko bishyigikyo kigikiye n'ukuri ko ye mbishye mugabo yepe yibona nabyo gendera ushyigikye ariko nari kugusingira ukije umva kumuca mugabo abishyigiye nyuma no kujya abandi bose we sinigeze kufuza nzimgifa nyine nanjye ariko none se nakuhayeho byamuriye iyi nzu niwe wayikundi Ronata niwe genda muri n'amajoro amwe nkajya hagake ke agaturi twabandi niwe amurira ariko sobaneze nk'umugore ubu yakugize resipi wa kabiri ubwo byataye mbwira ibibazo nabi Marija kubwiye yari ukuzo byo mu rwe mbese umumagaye mwera munsi umwe musanga mpagere maso ngaho kazi za kimwe mukankubita uri yaramara yanjye ariko ye mishiba uri nefite kigeze ngana ari handungira kandi inama kubusha arakomeye pe wari sitibwanye ari namenye kandi nakagore tumugura byi naho ngabo ufika ari umujyara yawe ntacyo byari kumwe kuba bitwaye bari umugasore mugore abana nta kibazo ariko ni wese ngo yuba ufite uko n'ubyacu byarenze uhebatse mbibisi ngiye ko kubeshya icyo kigoye abantu bese sokana yikigira uko nuko rwose sinukajya n'abandi washa mungana akakubye washinduka ibyo bashaka icyo kiguru ginira kabura ukajya ugasanga cyo kwibwa arengira nawe kandi bose sice nyuma kibyo kubandi kunda nkundi muri nuko ye ko bishyigikira imana uko kigikibyo imbishyendera nabyo ariko gushyigikiye pe ndi mugabo yibona undi ariko umva ndikirukitsi nyuma ntabishyigikira kumuca kujya abandi mugabo wa bose we to ikero sinigeze zimgifuza nyine ariko nanjye hayeho none se nakubi naburiye byamwe wayikuye inzu ni undi niwe Ronata hagake genda muri weekend cyangwa nkajya n'amajoro niwe amurira twabaga turi yakugize ubu wa kabiri resipi ariko nk'umugore neza ubwo mbwira ibibazo byataye Marija kubwira nabi yari ukuzo byo mu mumagaye mbese umwuka musanga munsi maso mpagere kazi mwera za kimwe yarankubita muka yanjye uri beye ariko maru mishiba ngana ari kabinefite ntigeze kubushira inama handungiye ke wari snipe ariko tibwanya arakomeye kandi namenye ngina kabore kurabye umugabo ufite naho yawe umukara umujyara kumwe ntacyo byari twaye ikibazo abana bari umugore sore mugore ariko ni ufite ubwo yuba byacu byuko n'ubuhe byarenze batse mbibisi ngiye ko